ndacyakomeje umujyo gushaka umugabo ariko bazabona aho kugira ngo Imana izamereze umugabo zagenda nkifatira ku gakanu ngashaka ku muyobozi ngo niyo icyuma akarinda hazinga utwangusha kana mu nzu uwo mugabo Imana izamugurisha yari Imana izamu umugabo mbasha kubaha Imana izamu umugabo urihindutse Imana izamu umugabo kubita amaso oya ntabwo uwo mugabo nyimushaka ko nsigaye mbona abo bagabo bameze gutyo bagiye basigira abantu depression ikenda kubisha nta depression nyene muri life yanjye ndashaka umugabo nimubona tuzabana tukabana gatatu nkaba namugishina tesha erega buriya no kugira ngo ubone umugabo ugishina ariko tesha karome reka nkubwire ugira ngo twe turiragira kicyura ntabakubaza ngo wiriwe he ntabakubaza ngo wiriwe nawe turahora iririre bebe aho tuvuganira se aho tuvuganira guce muri humye abicecekere mwana mama aho tuvuganira hazi wa kapusi tura umva mu bwiza ukuri nta kintu kiryoshye ngo kuba ufite umuntu mu rugo ukubaza wiriwe wariye naho ubundi ibi byanyu byo kwirwa mu mihanda nkaje Brian muhame hamwe ariko ikindi bagabo beza ngewe kubonera babwiye ko nshaka umugabo ntago ndi kubabwira ngo munsambanye murimo murampimira kubasura kuko muranubira iki mwansa by'urukundo bikarangiye nshaka kunsambanye saa 8 akanga gutaha akabwira umugabo ngo genda ngo DJ Brian aranyura bisobanuye ngo DJ Brian na Muyango bafitanye amabanga ateye ubwoba cyane cyane ko abantu bajyaga bavuga ngo bararyamana ibyo byose byaje imihanda singe wabizanye yago yarabivuze ati uriya mugore asenya urugo rw'abandi ari gutinga Muyango na amagambo bagize guti nongere mbisubiremo yago ibi bintu yavuze ko bizasohora ubwo yatangazaga ko DJ Brian yaba ari umutinganyi uri gutinga Muyango yamwibagije umugabo we umugabo wa Muyango ari we Kimenyi Yves akaza gatangaza ko umugore we atagishobora kumuturisha umutima we uturishwa nande na DJ Brian ibyo byose mubyibuke none DJ Brian ni wowe inshuti nziza tugiye gufata tukagira inshuti nziza ibereraho bandi yabamenera amaraso nkuko wamuvugiraga nkuko wagiraga gutu kamuvugira ngo umwana mwiza nibiki izi saha baye mubi kuki umuntu aba mubise mwicare mutera gasonga bugari mbabwire kuki umuntu aba mubi niba ushaka gutuka Muyango ngo uri iki ngiki bikora uvuga ati Muyango uri iki kintu ariko bivuga ngo kubera kari akazi kubera ko niba uvuga ngo like mbitangiye vuba ubwo nukuvuga se ko mpindutse oya nagari gukibira ko ibyo ni ibintu byahozeho ibyo nicyo ni igikorwa kibaho y'abantu babiri babishatse bakavuga ngo ibi nibi ako mwifata akazi mukavanga n'ibyo bintu ko ugiye abantu bakora mu mahoteli abantu bakora ahantu hose mureke kuki wumva imihanda kuvuga umuntu aza akavuga ngo uriya yambereye inshuti mbi iranca wewe wamubereye inshuti nziza tubyange tubyemere dufite abantu hano muri ino si iyo bafite icyo badushakamo baratwiyegereza tukababeza kuri bo bakadutaka bakadupostinga bakatuvugira cya kintu bagushakagamo iyo bakibuze bazagusebya bazakuvuga nabi bazavuga ububi bwawe ariko ntago bazigira batangaza icyiza bakubonyemo icyo bagushakagamo nanone nibamara kukibona bazagusiga bazagenda kubera ko icyo bashakaga bakikubonyemo cyangwa se icyo bashakaga bakikubuzemo abo bahera aho ngaho bakwandagaza koko komerezwa bumvaga ko ari abantu batavugwa mugwano iyi siri icurika ikakwicuramiraho ukayoberwa nimba ari wowe mubanze muhere kuri bagenzi banyu bari bafite ijwi rirerire bavugaga bakagera iyo rijya bari hehe ezi saha bari hehe kuki social media mushaka kwigira umwanda bitewe n'imyanda mwirirwamo behind bitewe n'imyanda mwirirwamo ubu bushashwa bwanyu mwirirwamo mu byumba byanyu muterekera cyangwa se numvise muzanamo n'iby'amarozi mwa mubiziranye wamyibwirwa n'iki ko umuntu aroga wowe utaroga mutarajyanyeyo wabwirwa n'iki ko umuntu ari indaya wowe utari indaya mutarahateganye ku muhanda wabwirwa n'iki ko umuntu ari umujura mutarafatanyije ubwo buginga bw'ubujura wabwirwa n'iki ko umuntu ari umunyamagambo wowe utayagira bababwiye ko Muyango ari we wavugaga mwebwe mucecetse bababwiye ko Muyango ari wakoraga ayo mabi kari inshuti yanyu mwagendanye yakadasohoka mwamutesheje n'ubuzima sisa umwana ari ku ndege ari urira indege umwana wabayeho neza ibyo nabyo bizarakaza abagore bagenzi bawe Muyango nutabyuka ngo ukanguke
ninde uyobewe ko se muri kimwe cya kabiri cy'ibyo yakoreraga nabyo yabibazaniraga akabibahaho kugira ngo mumuvugire neza, kugira ngo mumukureho icyasha social media iri kumwambika. Ninde ubiyobewe? Zaringi amazina nk'ibisanzwe ni Shakira mbona bihita no stress baruteka zivuga ololo uw'igikundiro. Rimwe abantu nsanga mu bigari bamikwano badaringi namuvana ruryama namuvana rusinzira. Buri muvana wese agiye komanga ku magatuza avuge ngo bwije nkoze iki, bwije ukoze iki inshuti y'Imana. Reka mbabwire iki kintu, kuba umuvanara ntago ari kuba waravuye kure. Kuba waravuye kure birahagije. N'umuntu uri i Burayi ni umuvanara. Nimba waravukiye mu Gasyata ukaba utuye i Remera uri umuvanara. Murabavanara. Iyi si turimo nta mikino na n'igihe izatugirira impuhwe, ahubwo iyi si turimo n'ukwirwanaho. Kakati mamigwano twongeye kuzunguruka ku byasohotse mu binyamakuru. Murabizi twebwe tuvuga inkuru zizanye ntago tujya tubreakinga. Ariko none iki kiganiro ndashaka munzanira igitsina gore hano. Abapapa muri aho ngaho, abakobwa, inkumi, mwese abaturarwanda mwese mbasabye kumva iki kiganiro kandi mukagisharinga. Iki gihe turimo ndajya mbamenyesha ngo nta rukundo uzigera ubona mu bana b'abantu. Abana b'abantu tubana nabo ku buryarya. Ahubwo igize ubwenge ukamenya uri kugushora mu nzira itariyo, ugashobora kumwiyomoraho, uzaba ubaye umuhanga. Ariko yandenzaho ndenzeho ndebe ko bucya nkore nshimwe ndamuke, iyo ngiyo izakwicisha rwose. Ngenda kubwiza ukuri, izakwicisha. Abantu mubiyamburureho hakiri kare batarababyarira ibibazo. Uhora uri mu buzima bwa ngoragoze ndebe, ngoragoze wenda azahinduka bikarangira ubaye ikivumwe muri societe, cyangwa se umuntu akakwangisha isi ngo nukubera ko ngo wabaye mu buzima bwa nceceke. Iki kintu ndakibabwira. Ariko wagira inshuti wagira gute? Uramenya nuzagira inshuti uwo wita inshuti yawe akoresha social media. Ni umwaku. Umuntu inshuti zo muri social media kanzivuga guteze. Ni umwaku pe, reka mbabwize ukuri. Agakomye kose twitereke kamera tuvuge. Hari igihe muzavuga muvuge isi. Kubera ko first of all umuntu wese utinyuka akaza kuri social media akaza gutangaza amakuru yarari mu gikari yabo yagendanye nabo yabasangiye nabo, uwo muntu no bwijuru azaryumva amatangazo ubwe naga bashobotse nabo umuntu abafite. Hari abantu baza mu buzima bwacu baje kumenya uko tubayeho, baje kumenya uko tubayeho, baje kumenya uko twinjiza, baje kumenya uko turara, baje kumenya uko turya. Aricyo kintu kibazanye. Umuntu akaza mu buzima bwawe kimuzanye ari kugukoraho iperereza. Ikimuzanye ari kugukoraho iperereza. Byarenga noneho byagera mu gitsina gore n'amashyara akazamukiraho. Bro, nimba ufite ukubayeho ntuzemere ko umwana w'umuntu agucisha hirya hino ngo akugaragaza agati ngo nuko ngo yamaze kukumenya. No. Kinda kibabwira. Ibi nibyo DJ Brian ari gukora. DJ Brian nibyo ari gukora. Ariko turaza gusubiza amaso inyuma. Ibi ni byahishwe. Ibyahishwe biri guhishurwa. Ngenda babwiza ukuri. Hari igihe umuntu atangira kuvuga ibintu akagira ngo hari n'ubutwari. Ntago ari ubutwari. First of all ibintu uri kuzana ku karubanda twebwe ntago twari tubizi. Ni umuntu mwasangiye, n'umuntu mwagendanye, ni n'umuntu wakubambiwe kuri no mihanda. Ariko ubwo urumva uri tayari mu mutwe, urumva nyine ngo wahatwitse. Bro, subiza amaso inyuma utekereze ko hari umuntu, hari Yohana hari umubwiriza wahanuye ibi bintu. Subiza amaso inyuma yuko hari umubwiriza wahanuye ibi bintu. Izi sana agiye kubona mbona imihanda yose yihaye muyango. Reka mbabwize ukuri. First of all hari amakosa abantu bajya bakora, njye mbivuga mu biganiro byanjye mukagira ngo hari niki.
Yago yarabyutse atangaza aravuga ati uriya DJ Brian ntago ari umuntu niwe usenya urugo rwande rwa Muyango. Ngisubiramo icyo kintu mwaracyumvise cyangwa ntago mwakivuze? Mwacyumvise. Muyango muri icyo gihe ndetse yabaga kwa DJ Brian nuko ibintu bimwe na bimwe abantu baba barabimize. Nge ndavuga ngendeye kubiza imihanda ndabinginze. Muyango icyo gihe yabaga kwande kwa DJ Brian. Umugabo wa Muyango ari we Kimenyi yaraje mu ma voice asohokeye kwa Keza Trisk. Asohotse yavuze ko Muyango umugabo watagishobora kumuturisha umutima ahubwo umutima we uturishwa nande na DJ Brian. Yagiye kubona umugore utarajyaga muri siporo abona DJ Brian atangiye kugira gute kumutwara muri siporo. Ndabivuga nkuko mwabizanye. Dusubiza amaso inyuma turebe inshuti niki umuntu niki. Nahaga abantu bose bari kuri social media muzaza mubacisha mu mweyo ngo mubagira ibigoryi. Abantu tugendera mu bugoryi bwano bwo muri social media dutwarwa n'amaranga mutima twanga kuvuga ukuri. Why not mutavuga ukuri? DJ Brian ni abantu bangahe baje bamucomplaininga aho hano? Ni bangahe? Ni bangahe muve mu matiku? Abantu bangahe baje bamucomplaininga aho hano? Yago arangije arababwira ati igihe kizabasubiza. Yago ibyo yavuze byahuye na Kimenyi ibyo yavuze. Muyango agendera mu gatebo kamwe ko kwirukanga inyuma y'abantu badafite icyo bahomba. DJ Brian nimba ari dekara akavuga ati ndi imbobo y'imihanda nta kintu afite ahomba. Wowe wari umubyeyi, wari umugore w'umugabo. Wari umugore w'umugabo utarashoboye kwicara hamwe ngatekereze ngo inshuti zanjye zigiye kuba abandi. Mwishinga abantu ngo bafite voice ngo baravuga. Voice muravuga yego murayifite. Ariko ntago abantu bose muzabacisha mu mwe ngo mubagira ibigoryi. Tunanirwa kuvuga ibyo tureba. Muyanga agendera mu kigare cy'abantu badafite icyo bahomba. Ndetse ngo buriya Muyango agira abakiriya benshi. Muyango reka ngubwize ukuri yaba ari imiterere yaba ari ukusa nuko ugenda nuko ubayeho nta muntu byishimiye. Abantu mwebwe murarata abana impyisi zihuma. Nta muntu uzabyishimira. Nta muntu uzigera byishimira. None izi saha bari ku Brian yabanje kuza avuga ngo umugore ngo w'umudivorce ngo maze abagabo babandi. Iki kiganiro naragikoze. Abantu bamwe baraza baravuga ngo ntago yavuze izina. Ninde mugore w'umudivorce ugendana na DJ Brian atari Muyango? Ari nayo mpamvu zisa bari gufata ibintu bakabihuza. Ninde? Arahari. Erega ko umudivorce ntago ari ikibazo. Ahubwo after divorce witwaye uti. Witwaye ute? Iki kintu ndakibabwira. Mureke ibintu by'imikino. Uyu mwana yarica reka mbabwire izi nkuru zari kuryoha iyo jihad abahari. Buriya twahombye umuntu. Mu buzima nzahora mbibabwira ngo twahombye umuntu. Izi nkuru zari kuryoha neza zikajya kumugaragara iyo jihad abahari. Ariko se reka manze mbaze Brian nimba uzi neza kuri inshuti nziza wowe. Uri umuntu mwiza ufite umutima wa kimuntu nko kuvuga ngo abantu babaye babi. Tujya tubanza twihereho. Ndabizi neza nta muntu wakwivuga mabi ameza hari. Ariko se nimba uri umuntu muzima ufite ubumuntu gute umuntu wakwizeye mukagendana ibitaramo byose bari hano ku mihanda bari kumutuka bamwicaye hamarayiva mukorerwa muri ku Gisenyi muri kumwambika ubusa ari kubyina azamura amaguru yambara ubusa bukarisobwa bukajya no kukarwanda mwari muri kumwe mwaragendanye mumwizeza ko muzicara hano mukamurwanirira ishyaka. None izi saha niwe mujugunye. Ahubwo uri gisobanuro cyiza cy'umugore mubi. Ngenda bizuraza kumvuga but I don't care. You know that I don't care. I don't care. Mujya mureka ibintu tubivuga mu mazina yabyo. Burya inshuti nyanshuti uyibonera mu bibazo ukayibonera no mu byiza. Nimba ko kuri umuntu muzi muri inshuti nyanshuti wowe igituma wumva ko agiye kukumotiva ngo kujya witereka kamera ukakora ibiganiro igitondo n'ikigoroba hari icyo bita gushotora. Muyango narakubwenga marayivu yo kwa Godfather azakubyarira ibibazo. Ntago wigeze unyumva kandi ngi ibintu byanya mbivuga hano nkabishyira hano mukagira ngahari simba mfite impamvu nabivuze. Baragushutse wishinga umugabo wa Kimu aba bagore baraterana utaruzi ibibazo byawe babivugaga mu migani birangira wimennye indango ndi muri depression ngo umugabo yane depression na mugabo nyeneye niwe wiyemereje ko atandukanye nyamara byari bikiri mu bihuha abantu batarabyemeza.
ngo ye ngo uri kwirukanga inyuma y'umukozi w'Imana kugira inama, umugabo wirirwa yambika abagore ubusa, wirirwa atosa abagore b'abandi. Muyango ntago uri umwana iyo wabyaye uba wakuze. Umwana w'umuntu nazagufate ngo akugire imbata gukoresha, namara kugukoresha ejo mu gitondo azagukoresha, ejo mu gitondo akujugunye, azagukoresha ejo mu gitondo akujugunye. Niyo si turimo. Iyo umuntu amaze kukubonamo icyo yashakaga aragenda, nta nubwo areba inyuma, ahubwo akarenzaho kukwangisha abandi. Iyo niyo si, kandi tuzabihoramo, tuzabibamo, ariko mugire ubwenge, tugire ubwenge. ndacyakomeje umujyi wo gushaka umugabo aho kugira ngo Imana izamereze umugabo uzagenda nkifatira ku gakanu ngashaka ku muyobozi ngo niyo icyuma akarinda hazinga utwangushya akana kana mu nzu. Uwo mugabo Imana izamugurisha iyari, Imana izamu umugabo mbasha kubaha, Imana izamu umugabo urihindutse Imana izamu umugabo kubita amasuka. Oya ntabwo uwo mugabo nyimushaka ko nsigaye mbona abo bagabo bameze gutyo bagiye basigira abantu depression ikenda kubisha. Nta depression ikeneye muri life yanjye. Ndashaka umugabo nimubona tuzabana tukabana gatatu nkaba namugisha inama. Tesha erega buriya no kugira ngo ubone umugabo ugisha inama, ariko Tesha Karume reka nkubwire, ugira ngo twe turiragira ikicyura, nta wakubaza ngo wiriwe he, ngenda wakubaza ngo wiririre, nawe turahora iririre bebe aho tuvuganira se aho tuvuganira guca muri humye abicecekere mwana ama aho tuvuganira urahazi wa kapusi icecekera tura umva mu bwiza ukuri. Nta kintu kiryoshye nko kuba ufite umuntu mu rugo ukubaza wiriwe wariye, naho ubundi ibi byanyu byo kwirwa mu mihanda nkanjye Brian muhame hamwe. ariko ikindi bagabo beza njyewe kubonera babwiye ko nshaka umugabo, ntabwo ndi kubabwira ngo munsambanye, murimo murampimira kubasura kuko murantumira iki, mwansabye urukundo bikarangira ushaka kunsambanya. Imana igiduhera umugisha abantu mukunda Tesha ndetse na ba DJ Brian, mujye mugerageza abantu mubabwiza ukuri guca muziko ntago gushya. Iyi mihanda hari uburyo dutereka ikatwumvisha ko turi hejuru, ikatwumvisha ko ibyo dukora ari okay, ariko twese tubyange tubyemere. Aya ni amaramuko, ariko amaramuko muzazana mukuye mu buzima busanzwe, muba mwagendanye, muba mwasangiye, mukayazana kuri social media. Icyo ni ngereka mbabwire, mbifata nk'ikimenyetso kibi cy'abantu babayeho nabi, cy'abantu babaniye abandi nabi. Mu by'ukuri nimba uwo mugore w'umudivorce mutaramiyeho ari umuntu wanyu, kumwibutsa ko ari umudivorce ubwabyo murabizi neza ko muri kubikora kugira ngo mumukomeretse. Nyamara uwo mugore w'umudivorce mwaragendanye, mwarasangiye, ariko se ikikubuza kwicarana n'uriya mugore w'umudivorce nkaho ibyanyu byabereye mukabiganiraho, mukaza mu mihanda ko mufite content nyinshi, mwaza mukavuga cyane ko n'abantu babareba banabakunze, mutinginga na views rwose, bibatwaye iki? Ariko icya kisobanuro kibi cy'abantu babi njya nzahora nyivuga kandi abagore ba muri social media iki kintu muragikunda cyane, muragikora. Hari nabo cyasenyeye urugo rega kubera kuza gutarama abagore bagenzi babo, ariko noneho tubyumve ni mu by'ukuri. Uriya n'umugore mu divorce, umugabo yamusigiye depression, ariko nawe urashaka kumwongera depression ngo bikumarira iki? Ngo nuko yavuze ngo reka mbabwire iki kiganiro mwacyumvise, hari aho DJ Brian yavuze ngo uriya mugore ngo baramubajije ngo arumamuje ngo abo abana rera, ngavuga ko nabahari. Nayago yigeze kuvuga ko abo bana badahari, ariko nimba bahari Imana iguha umugisha. Ariko nimba badahari nanone ukahora wiyitirira ko hari abantu rera kandi udafite, nabyo ni umuvumo. Ibyisi ntago bitinda, birakira bigakutamaza. Iyi si cyo yibibaho, ubyanga bikunda uzagisarura. Mu mpfundikirana ikinyoma byanga byakunda. Muyango reka nongere mbisubiremo, va mu bujiji, va mu bugoryi. Iyo ukuze ubukuzi, iyi si uriho kwirwanirira nta muntu uzakurwanirira. Hari aho bagucyuriye ngo baravuga ngo wishyuraga abantu kugira gute kukuvugira. Aka kantu nongere ngasubiremo, mwese muribuka Jihad yari umwe mu bantu na bano ba DJ Brian bari mu bantu baryamye kuri Muyango.
bavugiye mu yanga induru ziravuga, bavugiye mu yanga ivumbi riratumuka, bavugiye mu yango kuri no mihanda bagerageje kumuproteja. Nababwiye ni no mihanda yahombye umuntu, twahombye jihad. Izi nkuru zagagombye kuba zamaze no kuza kare, n'ibihishwe byahishuwe. Ariko reka nkubwire, reka gutakaza umwanya wawe uta ku bantu badafite icyo bahomba. Nimba umuntu akubwiye ati ndiyiragira ikicyura, wowe hari ubuzima ufite. Izi saha urababazwa n'umwana wawe wasize mu rugo wasigiye umukozi, urababazwa naho umwana wawe aryamye. Ibyo ukora byose uri kubikora uvuga ati umwana wanjye. Urabyumva neza? Uri kubikora uvuga ati umwana wanjye. Bo bariragira bakicyura bataha saa 8 z'ijoro, bataha saa 9 z'ijoro. Mwibuke muri biriya bintu muri ziraswaga zose araho ngo Kimenyi yajyaga ajya gutegereza muyango saa 9 saa 8 akanga gutaha, akabwira umugabo ngo genda ngo DJ Brian aranyura. Bisobanuye ngo DJ Brian na Muyango bafitanye amabanga ateye ubwoba. Cyane cyane ko abantu bajyaga bavuga ngo bararyamana. Ibyo byose byaje imihanda, singe wabizanye. Yago yarabivuze ati uriya mugore asenya urugo rw'abandi, ari gutinga Muyango. Na amagambo bagize guti, nongere mbisubiremo, Yago ibi bintu yavuze ko bizasohora. Ubwo yatangazaga ko DJ Brian yaba ari umutinganyi uri gutinga Muyango, yamwibagije umugabo we. Umugabo wa Muyango ari we Kimenyi Yves, akaza gatangaza ko umugore we atagishobora kumuturisha umutima we uturishwa nande na DJ Brian. Ibyo byose mubyibuke. None DJ Brian, ni wowe inshuti nziza tugiye gufata tukagira inshuti nziza iberera aho bandi yabamenera amaraso, nkuko wamuvugiraga, nkuko wagiraga gutu ukamuvugira ngo n'umwana mwiza n'ibiki. Izi saha habaye mubi. Kuki umuntu aba mubise? Mwicare mutera agasonga bugari mbabwire kuki umuntu aba mubi. Kuki wumva imihandi kuvuga umuntu aza akavuga ngo uriya yambereye inshuti mbi, iranca wewe wamubereye inshuti nziza? Tubyange tubyemere, dufite abantu hano muri ino si iyo bafite icyo badushakamo baratwiyegereza tukababeza kuri bo, bakadutaka, bakadupostinga, bakatuvugira cya kintu bagushakagamo. Iyo bakibuze bazagusebya, bazakuvuga nabi, bazavuga ububi bwawe, ariko ntabwo bazigira batangaza icyiza bakubonyemo. Icyo bagushakagamo nanone nibamara kukibona bazagusiga, bazagenda kubera ko icyo bashakaga bakikubonyemo, cyangwa se icyo bashakaga bakikubuzemo. Abo bahera aho ngaho bakwandagaza koko, bakwandagaza. That's why izi saha nge ndi proud yo kuba, reka mabwire, ndi proud yo kubwira abantu ngo umuntu naza mu buzima bwawe ntuzamwimariremo, uzamurebe kimafiya, kuko uwo muntu uje akwisundutsaho ngo uri mwiza ngaragukunze, ejo ni uzagusigira ibikomere. Ibi ngibi bijye nimukabibone gutya ngo mubifate, mubitagafitifuze, mubigire byiza iki ngo nuko umuntu afite ururimi rwo kuvuga. Muyango barabizi neza naga ari mwiza mu kwisobanura. Muyango murabizi neza naga ari mwiza mu kwisobanura. Niyo mpamvu muvuze ngo muzaza mubonye imbaraga zo kujya mwitereka kamera ngo mubonyoreho. Muzamubonyora ariko igihe kizabasubiza ko namwe igihe kizababonyora. Ndabibabwiza ukuri, icyo ukoze nicyo ukungura. Icyo ukoreye uri muri ino si nicyo ukungura. Nibazabashuke. Nimutekereza ko ibyo mukora ngo murashaka kwerekana ko muri ba Kingi, muri ba Konge, kuki mwasabye imbabazi Yago nimba muri abantu b'abanyembaraga? Kuki mwasabye imbabazi Yago? Cyo mutekereza harata ko atakongera kuvuga? Yes, reka mbabwize ukuri, turi babi. Abantu turi ku isi turi babi mu byemere. Sinje kuvuga ngo Muyango ari innocent, no, nawe hari ibyo yakora bibi. Ariko izi mbaraga muba mukoresha ku bantu, reka mbabwize ukuri, muzasarura ibihe bitari byiza kuri mwebwe. Kandi ngenda bibabwiza ukuri, muzasarura ibyo mutigeze mubiba, muzasarura ibyo mutigeze mubonesha n'amaso yanyu. Izi saha ubuzima burabashuka, mukumva ko muri hejuru, mukumva ko abantu bose bazaza bakabakomera amashyi. Ariko ibingibi bijya bidukwiga, twebwe dusigaye. Hari ikintu njya mbwira abantu, reka mbabwize ukuri, buriya iyo washatse menya abantu ugendana nabo. Iyo ufite umuryango, ufite umugabo n'abana, ukikunzwe,
menya abantu ugendana nabo. Aba bagore ba divorce babaza bafite ibibazo tukabagirira impuhwe, bamwe tukabasapotinga, bamara kubasapotinga ahubwo bagatekereza ko azari inshingano zacu kubaba hafi. Ariko ugize amahirwe uhura byibura, reka mbabwire kuba uri umudivorce ntago ari ikibazo, si ikibazo pe, ahubwo menya ngo ibikomere byawe bigarukiraho, wiza n'ibikomere byawe ku bantu ngo bibikoreze. None hari abigira abanyabwenge bakumva ko bo bazi ubwenge, wowe n'ubwenge burinda urugo rwawe bwaranze. Wamenya uko ugiye kuba muri societe, wamenya uko ugiye kubanira abantu, ariko natwe ubwacu tuba tukiri mu ngo z'abagabo tukamenya ko natwe jijuru ryatuvira tukazivamo. Nimba ugiranye n'umuntu ikibazo ntago ari ngombwa ngo social media niyo igikemura, no, ubwo ni ubugwari, ni ububwa. Niba ushaka gutuka Muyango ngo uri iki ngiki, bikora uvuga ati Muyango uri iki kintu, ariko bivuga ngo kubera ko ari akazi, kubera ko niba uvuga ngo like mbitangiye vuba, ubwo ni ukuvuga se ko mpindutse, oya ntago ari gutyo, ibyo ni ibintu byahozeho, ibyo nicyo ni igikorwa kibaho iyo abantu babiri babishatse bakavuga ngo ibi n'ibi, ariko mwifata akazi mukavanga n'ibyo bintu, ko ugiye abantu bakora mu mahoteli, abantu bakora ahantu hose. Mureke babwize ukuri, abagore aho tuva tukagera tugirana amashyari. Abagore aho tuva tukagera tugirana amashyari. Sinyeka ko umubano w'abantu wabyuka mu gitondo ukarangira nta kibyihisha inyuma, no. Hari igihe abantu baba bakora n'akazi kamwe, amwuga ari umwe, ariko imigisha y'abantu itangana. Ka kazi uriya kakagiriramo umugisha, akanatera imbere, nyamara bakabanjemo nta kintu barageraho. Iki kintu ndakibabwiza ukuri nacyo kigiye kurimbura isi. DJ Brian yavuze ngo narimeze nk'uwambaye ikintu cy'igihu, ngo none izisango ndumva cyamvuyeho, ngo ngiye kujya ngo nikorana, ngo nkorane ngo n'aba DJ bagenzi banje, ngiye kujya nikorana. Mukoresha ubwenge bwanyu. Erega DJ Brian, reka nkubwire iki kintu. Twese turi ku isi ariko tutanganya imigisha. Tutanganya imigisha. Kimwe nuko hari abari muri ako kazi bakurusha ubuzima buzima. Muyango umugisha we ntago ari wo mugisha wawe. Kandi umugisha wawe ntago ari umugisha wa Muyango. Imitekerereze y'ibya spendinga ku munsi ntago ari byo byawe. Ushobora kutana spendinga amafaranga menshi, ariko spendinga amafaranga menshi bitewe n'umuryango afite, cyangwa se bitewe n'inshingano afite. Abo bantu ntago bazahuza ibikorwa. Muyango imiterere ye niyawe irahabanye. Numvise baramwihebahaye ngo yakoze surgery, ngamaze gukora surgery ngahita atera neza bla 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 bla. Sibyo ko na mbere nago yarateye nabi. Sinzi nikibakoresha ikibabagisha iyo mibiri yanyu, mubizi neza ko anytime n'ubundi nakuramba kudapfa. Sinzi n'ikintu gituma iyo mibiri yanyu mujya kwirirwa muyijobora ngo muri jobora mibinure, kandi mubizi neza kuri no sinakuramba kudapfa. Uko byagenda kose hagati yawe na DJ na Muyango harimo intera ndende. Hari impamvu nari kuvuga Tesha ni mumwumva no mu magambo ye, hari uburyo adakundamo ubujajwa, hari uburyo adakundamo ubutiko, hari uburyo abakomakoma. Ariko bro, reka natwe tubamenyeshe ngo izo nkuru ni muzizane, natwe tuzazicaramo nk'abana b'abantu dukuremo icyo kwiga, kandi namwe tubanenge. Ibyo muvuga ngo buri munsi ngo bahaye courage ngo yo kuza, nuvuga ngo umuntu uba muri social media niyagiranye n'ikibazo n'umuntu mu buzima busanzwe, we yumva ko kuza kubivuga ku karubanda ariyo ntwaro yonyine afite yo kurwanisha. DJ Buri abantu barabakunda pe, sinzi impamvu mutabibona. Content yanyu ni y'amatiku. Nje narabibabwiye mwakoraga content nzima. Mwakoraga content nzima abanyarwanda bakundaga. Birangira mubona mu bitamutazabivamo, birangira mu joininza amatiku y'imihanda. Ubizi saha content zanyu na amatiku. Natwe niwo mujyo tubatwariramo.
nkuko natwe twabihisemo kuza ku ibyanyu mwazanye kuza natwe tukabyicaramo. Si twebwe tuba twabatumye ngo mubizane. Nibyo koko muzabizana, muzana undi mwana mu mudarape, abo bagore baba divorce mubazane, batawe n'abagabo bafite depression, ariko ubwo mwebwe wabareba nubwo ari iziragira zikicura na depression mufite. Utakeze ko mwebwe mubayeho neza muraba ko umuntu yakwicara akavuga ngo mana uzame kubaho nka DJ Brian, mana uzame kubaho nka Tesha, mana uzame kubaho nka Kanaka, nabuzima. Namwe no kwihagarara. Mujya bareka tubabwiza ukuri, naga ibintu byacu tuzaza tora tubyorosa ngo nuko ngo mufite umuntu wo kuvuga. Muzavuga kugeza ryarise. Kabano turuvugo rutakirenga metero imwe. Nuruvugo nago rukirenga metero imwe. Abantu bange baba complaininzeho. Na Bosco yimpa yaba complaininzeho. Arendi yavina abi complaininga. Mubanze mwicane mwitekerezo muvuga ati ariko twebwe societe tubamo tubaniye abantu neza. Ejo bundi ni wagiye i Burayi. Wavuyeyo n'abantu hemukiye. Wavuyeyo n'abantu babaje. Wavuye i Burayi n'abantu babaje. Mwagiye mwiyoroshya. Ko ubuzima turiho twese tubusoroma mibibabi. Ejo Shakira azapfa ibingibi mu byibagirwe. Ejo DJ Brian azapfa. Ejo Muyanga azapfa. Ariko murapfa iki abantu b'abagore? Mwagiye mu gikaro ubwo bujajwa bwanyu n'ubutiku bwanyu mukaburangirizayo. Erega mubwiza ukuri gutangiza intambara nago icyo gisobanuro cyerekana ko uzayitsinda. Gutangiza amatiku n'intambara ku muntu sicyo gisobanuro cyerekana ko uzayitsinda. Sinacyo gisobanuro cyerekana ko abantu bakubabaje cyangwa suri inyangamugayo. Twebwe tubibona nk'umuntu wabuze uburere. Hari abagore hano bari barigize abantu badanje, birirwaga ku ngo z'abandi, birirwaga bari ku bantu baburiye, inshuti zabo bazandaritse bazambitse ubusa. Iyo amazi arashyuha ariko agashyira agahora. Amazi arashyuha ariko agashyira agahora. Bo babayeho bate? Mwagiye mwicara, reka babwire. Sinzi impamvu iyi si muyifata mukayigira nkaho ari akarima kanyu. Iyi si irishyura bro. Iyo itakwishyuye ikiriho yishyura abawe. Hari abantu bari ibikomerezwa bumvaga ko ari abantu batavugwa. Mugwano. Iyi si iricurika ikakwicoramiraho ukayoberwa nimba ari wowe. Mubanze muhere kuri bagenzi banyu bari bafite ijwi rirerire bavugaga rikagera iyo rijya. Bari hehe? Ezi saha bari hehe? Kuki social media mushaka kwigira umwanda bitewe n'imyanda mwirirwamo behind? Bitewe n'imyanda mwirirwamo. Ubu bujashwa bwanyu mwirirwamo mu byumba byanyu muterekera cyangwa se numvise muzanamo n'iby'amarozi. Mwa mubiziranye. Wamyibwirwa n'iki ko umuntu aroga wowe utaroga? Mutarajyanyeyo. Wabwirwa n'iki ko umuntu ari indaya wowe utari indaya? Mutarahateganye ku muhanda. Wabwirwa n'iki ko umuntu ari umujura? Mutarafatanyije ubwo buginga bw'ubujura. Wabwirwa n'iki ko umuntu ari umunyamagambo wowe utayagira? Bababwiye ko Muyanga ari we wavugaga mwebwe mucecetse. Bababwiye ko Muyanga ari we wakoraga ayo mabi kari inshuti yanyu mwagendanye yakadasohoka mwamutesheje n'ubuzima. Sisa umwana ari ku ndege ari urira indege. Umwana wabayeho neza. Ibyo nabyo bizarakaza abagore bagenzi bawe Muyango nutabyuka ngo ukanguke. Ninde uyabewe ko se muri kimwe cya kabiri cy'ibyo yakoreraga nabyo yabibazaniraga akabibahaho kugira ngo mumuvugire neza, kugira ngo mumukureho icyasha social media iri kumwambika. Ninde ubiyobewe? Si byavugirwaga imihanda, nimwirirwaga ku marayivu mumutaramye mwibwira ngo muri kumuvugira. Umwana yarafashe urugo rw'akaruhisha, mwebwe mukizera TikTok mwirirwaho mukaza kubivugira kuri TikTok. Abagore bamwe na bamwe nakeza katuvamo bro. Turaza tukigira beza hano ariko inyuma turi babi. Erega mureka mabwira isi dutangira ubuhamya, ariko nimwe muri kwitangira ubuhamya. So njye Shakira ntabwo nzicara hano nivuga meza, nivuga mabi. Hoya nibyo muri gukora. Izi saha muri beza imbere ya societe. Ariko bya bintu mwaganiriye ku karubanda nimutangira kubizana, mwaganiriye inyuma y'amarido nimutangira kubizana, hariya tuzacencura.
turebe ese birakwiriye ko inshuti yawe ibyo mwaganiriye biza ku karubanda uza kuyicyurira ibyo yayigaburiye ibyo wayikoreye ibyo wayishiriye kuza kubivugira ku karubanda ibyo nibyo bikwiriye icyo bakita gutakaza ubumuntu ubatakaje ubumuntu indangagaciro zo nazo nubwo mwiyitabarara ariko hari ababareba bakabafatiraho urugero ni iruhe rugero muri gutanga se muratanga uruhe rugero tujye tuba honete tuvubwizanya abantu kuri Muyango ntago ari honete ntago ari imfura 100%, namwe ntago muri imfura 100%, ariko nimutangira kuzana ibyo mwaganire mu gikari mukabizana ku karubanda twebwe hari ikiciro tuzababaramo ntago social media ikemura byose uyu mwana w'umukobwa yagoreye kuri no mihanda kuko atazi kuvuga yabahaye amafaranga mu muvugire murayahaze muje kuyamucyurira ngensigande umwana w'abapfu babiri mutaripfana ubabara ajye mu kibuga ndagusubiza ndi ready kugusubiza je ntacyo mbatinya mu habe namba utanzi ntacyo azamvuga ngo kimbabaze